wavuze ko ndagahungu aga sura umugabo wa Miki uru rupapuro rwawe wowe n'umugore wawe wateye inda wundi utari Miki uri mu gihugu cya Norvège witwa Honorine ku itariki 9 z'ukwezi kwa 10 2025 umukobwa witwa Honorine yagiye gupimisha inda mu gihugu cya Norvège abamo ubwo heruka inama muri vacances. Miki nawe urabizi uranamuze kuzingwa n'inshuti y'umugabo wawe gusa. Dore ngo urupapuro witwa Pacifique n'uwitwa Honorine bagiye gupimisha inda ku muganga witwa Moesme Heisi Wanglemo uri mu gihugu cya Norvège. Igisubizo cyasuzumwe ngo subject official pregnancy notification twin baby boys, agateye inda y'abana babiri b'abahungu b'impanga uwitwa Honorine. Ese ubu nibwo bunyobwa ubuvuga umugabo ngo urya ubunyobwa ngo rijisi ntabwo arya ubunyobwa kansibye buri munsi nakwihorera. Reka nguhere amakuru nawe ubwawe udafite. Ndabizi ko bino bintu mikatabizi, ndabizi ko atabizi rwose 100%. Bamubwiye yuko atwita abana b'abahungu babiri uwitwa aga biretere n'indende cyane hari abasubiza niburaye basubiza ibintu byinshi. Arabwira ngo this is the official inform you that you are expecting twin baby boys. This is a wonderful and blessed moment for both of you. A couple have been shared 5 years love understanding. Abantu bakundanye imyaka 5. Wowe uricaye mu rugo urimo uravuga ngo umugabo wanjye ukajya ari ukansebye nicekeye nakwihoreye nibere mu kazi kanjye nibere kumwe n'umukunzi wanjye singishaka no kumenya ubuzima ubayemo uri mu buzima bwawe ariko aho ngaho urimo urashaka kuza kunsebya utazi n'ibyo kubera mu rugo rwawe ubwawe wibake. Ntabwo ushobora kuba udasebye umuntu, ntabwo ushobora kuba utansebye. Dore ukuri no kwajya kumukuzanira nagutereka kuri kamera n'abandi bakubona nawe ubwo ni warukuze kambere kandi ndigeze. Dore inda y'impanga indi maze amezi 3 reba ukuntu ingana kora kari impanga. Abantu muri kwireba neza ibi ngibi ntabwo byajya hanze. Iyi foto yafatiwe muri TikTok ni video kwanza, hari next hakaba na iyo story. Uyu mukobwa ari kwereka abagenzi biwe yuko atwite yitwa Ono. Ndamuzi gutya naramwiboneye yitwa Ono aba no kuri TikTok abakobwa benshi bagenzi baramuzi. Ni umustar sibyo? Uyu niwe mugore wa aga official bagiye no kujya kubana mu gihugu cya Norvège. Uri kumva ibi ngibi Miki nabyazi araho ngaho umuntu amubwira ni shyiramo ubwenge yakuri gusebya abantu yakuri kuvuga abagenzi bawe nawe uri umukobwa wijyara ngo utange inama umukobwa ngo wabyaye ngo niwe muzima nyine nibyo man uragenda ukansebya wagiye uravuga bwa mbere ngo twashwanye ngo twapfuye ngo nakwanze ko ngufite umwana Miki nagukunze bizi ufite umwana no mu munsi nabigusubiriramo ngukundira kwiyubaha kwawe kigena ndi kuba narabona ibi byawe sibyo ndakubaha ikindi ntabwo wowe waba undusha no gukunda n'abafiyeme abo ngabo ushaka gusebya abo ngabo ushaka kuntandukanya nabo ushaka kugira ngo ngiye bagire ngo ndi umuntu mubi no nge nagarukomeze man nagarukomeze ndi umuntu mukuru ndi umuntu w'umugabo ikira mu gaciro aho urukundo rukujyanye ni hujya ntabwo ujyanwa naho ngo umukobwa ngo waje nese umukobwa wabyaye n'utarabyaye batandukanye he bose n'abantu bagira umutima ukunda uri kumva dore umugabo wawe ingi umugabo warabizi ibingi barabizi rwose ni chat bagiye banagira utagira ngo ntabyoze akanyiri biri no kubibona ibyinda bimubaza arabizi abana babiri b'impanga. Dore ukuntu gahunda imeze rero ku bantu batayizi nawe akanyi imenye Miki. Ibi ni ibintu bapanze uwo mugabo wawe aga yapanze n'umukobwa witwa Honorine yuko namara kumutera inda yaje muri Afrika muri vacances azahita mudekarara agahita bajya kubana mu gihugu cya Norvège. Ibi ntabyozi we Miki uri cyo ngo urasa nyuma uratukana urimo urashaka kunzana mu matiko yawe urimo urashaka kumvuga mu buzima bwawe nge sinakuvuza nibereye mu byanjye ndi busy ariko wowe hagati aho ngaho umeze nk'ururimi nyine ushaka guteranya ushaka kuvuga abantu nabi kandi uri umukobwa mukuru Miki ndagukunda ariko nakifuje ko agatekereje nk'abantu bakuru nibuza naho kwikunda bwari mu kanitekerezaho kari kugendera mu kiganiro. Iyi ni baruwa itumira umugabo wawe aga bamujyana mu gihugu cya Norvège agomba kujya kubana n'umugore umutwitiye abana be b'imfura babiri b'impanga